Manje kubaramutsa mwese muri kumwe na Emmanuel Musinga Rupande kuva mu itorero rya Grace Tabernacle Church Indianapolis muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nagira ngo dusangire ijambo ry'uyu mwaka, ijambo tugenderaho muri uno mwaka, kugira ngo rirusheho kudufasha kumenya icyo tugomba gukora muri uno mwaka nico Imana ishaka ko dukora muri uno mwaka. Mariko igice cya 15 umurongo 34, ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 15 umurongo 34, haravuga ngo ku isaha ya saa 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati Eloi Eloi lama sabakitani, risobanurwa ngo Mana yanje niki kikundekesheje. Amina. Dusimbuke tuje mu gitabo cy'abami ba mbere igice cya 18 umurongo wa 36. Abami ba mbere igice cya 18 36 haravuga ngo nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cyane mugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisirayeli, kandi ko ndi umugaragu wawe nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Amina. Reka tuganire ijambo ry'Imana. 2017 itangira twatangije umwaka n'ijambo rivuga hejuru ya karindwi, umubare karindwi. Umubare karindwi bisobanura ngo n'umwuzuro w'Imana. Imana yakoze iminsi 6 ku munsi wa karindwi iraruhuka, iravuga ngo uyu ni umunsi wejejwe. Imana iravuga ndivuga imibare karindwi, ibyumweru karindwi, muzunguruke karindwi, imyaka 70, mubabarire karindwi, mukube 70, igenda isubiramo karindwi. Bivuga ngo karindwi ni umubare w'umwuzuro w'Imana. 8 nibisobanura ngo ni new beginning, nitangiriro risha. Imana yarakoze bere kuri karindwi iraruhuka, umunsi wa 8 hatangira ibintu bisha. Igihe cyose hagenda habaho new beginning. Niyo usomye Bibiliya utangiye mu itangiriro urabara bageza ku gitabo cya karindwi, igitabo cya 8 ni igitabo kivuga hejuru ya new beginning. Ni igitabo cya Rusi kivuga ukuntu Naomi yatangiye ubuzima busha avuye mu bibazo. Iyo habayeho ikintu cyo gutangira biba bivuza umubare wa 8 ni ubutangiye. Igihe cyose habayeho umubare 8 bisobanura ngo nitangiriro risha, ni ibintu bisha, ibintu biragenda bikarangira hagatangira ibindi bisha. Tuje ku mubare wa 9. Umubare wa 9 niki uvugwa muri Bibiliya usobanura iki? Iyo ugiye mu Giheburayo, mu Baheburayo baravuga ngo umubare 9 bisobanura ngo ni wisdom, n'ubwenge, and good leadership. Ngo n'ubwenge kandi biva muri good, bizana ubuyobozi bwiza. Bakavuga kandi ngo umubare 9 is a number of heaven, ni umubare w'ijuru. Umubare 9 mu Abahinde baravuga ibo ngo ni creation number, ni umubare wo kurema ibitangaza. Abashinwa ibo baravuga ngo Imana yabo yavutse ku munsi wa 9 cyangwa ku itariki 9. Ugasanga umubare 9 hari ukuntu ugenda bawemera mu buryo bugiye butandukana. Bakavuga ngo ni heaven number cyangwa se ngo ni God's zabo umunsi Imana yabo yavutse. Umubare 9 ni wavuyemwo November iva muri November ni umubare 9. Mu Baheburayo bakavuga ngo umubare 9 ngo bisobanura ngo ni humble truth, ukuri guciye bugufi, kandi ngo ni umubare w'ukuri. Umubare 9 ni umubare utangaje cyane ugenda ugaragara muri Bibiliya ahantu hatangaje. Ikintu cya mbere, impano z'umwuka zose. Ibyo Bibiliya izitubwira mu gitabo cy'Abakorinto igice cya 12 umurongo ugasoma ku murongo wa 1 ukamanura, havuga impano z'umwuka. Ni izi impano zose ni 9. Imbuto z'umwuka zo mu Bagalatiya ni 9. Umubyeyi azarira amezi 9. 9 ni umubare ukomeye cyane Imana igenderaho, kuko bisobanura ngo kandi ni umubare cyangwa se ni umubare w'ijuru, ni umubare ugaragaraho ubusabane bw'Imana n'abantu. Ni igihe Imana
isura abantu, ni igihe Imana iganira n'abantu, ni igihe Imana ibana n'abantu, ibana nabo mu gihe cya saa kenda. Iyo usomye mu mateka haravuga ngo Imana yagendereraga ngo Adamu na Eva ngo mu mafu ya nimunsi mu kagoroba bwari butarira kandi atari kumanywa cyane, bisobanura ngo hari igihe cyo mu masaha kenda, nico gihe Imana yasuraga abantu. Niyo mpamvu no mu isezerano rya kera ibitambo byose byatambwaga saa kenda z'umugoroba. Umugoroba ugeze, Yesu nawe saa kenda zarageze, isaha ya cyenda yigeze. Ni amasaha yo kuganira n'Imana, ni amasaha yo kubonana n'Imana, ni amasaha yo kuvugana n'Imana, kuko ni amasaha y'ibitambo, ni amasaha yo kuvugana n'Imana, ni amasaha yo kuganira n'Umwami Imana. Niyo mpamvu Yesu Kristo Bibiri yatubwiye ngo saa kenda zigeze. Mu gitabo cya Mariko saa kenda ngo zigeze, nico gihe Yesu yavuze ijambo rivuga ngo Eloi 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 lama sabakitani, Mana yanje niki kikundekesheje. Nuko arico gihe Imana yarigiye kubona Yesu agiye gucikana, agiye gufata itorero kugira ngo yikorere ibyaha byacu. Imana iramusiga aragenda, yaragiye kuba igitambo. Isaha ya saa kenda ni isaha wahagararaga ku gitambo, nico saha umutambyi yahagararaga ku gitambo akaja gutamba igitambo, agashinja cyangwa se akica igitambo cyangwa se inyamaswa, inyoni, icyo ari cyo cyose bagiye gutamba. Cyatambwaga saa kenda za buri munsi cyangwa se z'umunsi bagiye gutamba ibitambo. Niyo mpamvu Yesu yacikanye saa kenda, kwari kugira ngo aje kuri cya gitambo. Uri umwaka rero n'umwaka w'icenda, n'umwaka wa 2009, n'umwaka wo kuganira n'Imana, n'umwaka wo gusabana n'Imana, n'umwaka wo kuvugana n'Imana, n'umwaka wo guhindura amateka ukaba umutambyi, kuko igitambo kiba gikeneye umutambyi. Bibiliya yatubwiye ngo amasaha ya saa kenda agiye kugera, nico gihe ngo Eliya yamanutse ngo yegera igitambo, asenga isengesho rigufi cyane, asaba Imana kugira ngo Imana imwumve. Amasaha ya saa kenda ni amasaha Abayisiraheli bageragaho bose ngo bakaja gutamba ibitambo, bagasenga Imana ya Isiraheli, bakaganira n'Imana. Umubare 9 bisobanura ngo ni ukuganira n'Imana yawe, ni ubusabane bwawe n'Imana. Niyo mpamvu Imana saa kenda zageraga ikaja muri Edeni kureba uko Adamu ameze na Eva, nibwo yasanze bacumuye. Rero isaha ya saa kenda uzuganira n'Imana, nuzazugera kuri aya masaha uzubana n'Imana, uzubana n'Imana kugira ngo Imana ikubone ku gicaniro, kugira ngo uganire n'Imana. Impamvu Yesu yacikanye saa kenda kwari kugira ngo saa kenda ya masaha yo gutamba ibitambo bya nimugoroba, kugira ngo ku gicaniro habe hari amaraso y'umwana w'intama w'Imana, habe hari amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Nagira ngo kubaza uno munsi, ese igicaniro cyawe ko kiragaragara hiko ubunyine? Ese igicaniro cyawe kimeze gute ubunyine? Imana yaje hasanga igitambo, Yesu ari ku gicaniro mu wawe. Mu wawe Yesu hari igicaniro. Uyu mwaka wa 2019 ni umwaka wo gusana ibicaniro. Bibiliya yatubwiye ngo Eliya asana ibicaniro, ngo amaze gusana ibicaniro abisana ku manywa hose, ari kumwe n'ingabo za Behari, arazireka zikora ibindi bintu byose. Ariko saa kenda iyo zigeze, nta muntu ugomba kuba ku gicaniro cyawe saa kenda iyo zigeze. 2019 ni umwaka wo kwirukana ingabo za Bahari n'abadayimoni bose abari ku gicaniro cyawe, bakahava ukicara ku gicaniro cyawe, ukaba umutambyi ugatamba ibitambo. Yesu yaje ari igitambo kandi ari umutambyi, atamba ibitambo. Igitambo yatanze amaraso ye, yatanze ubuzima bwe. Ni byiza ko uba igitambo kandi ukagira n'igitambo. Dufite abantu benshi bashaka kwitwa abatambyi ariko batafite gahunda yo gutamba ibitambo. Ugomba kuba umutambyi kandi ugatamba n'ibitambo. Kandi abantu benshi baze ngo umutambyi ngo ni umupasitori, ngo ahantu hose hakeneye umutambyi. Reka nkubwire, igicaniro cyose gikeneye umutambyi, gakenera n'igitambo. Amasaha ya saa kenda, uyu mubare 9 uzaba umubare mu buzima bwawe wo guhindura amateka mu buzima bwawe. Uzaba umubare mu buzima bwawe utazibagarana mu buzima bwawe, kuko umubare 9 ni umubare w'ubusabane bw'Imana n'abantu. Ese ubusabane bw'Imana nawe uyu mwaka bimeze gute? Uyu mwaka wa restoration y'ubusabane bwawe n'Imana. Reka nkubwire ikintu cyose kitagezweho cyabuze umutambyi. Igihe cyose habonetse umutambyi haboneka n'igitambo, kandi umuntu wese watambye igitambo habonetse umutambyi. Ikanisa rikeneye umutambyi, rikeneye n'ibitambo. Igihugu gikeneye abatambyi, gikeneye n'ibitambo. Umuryango wese ukeneye umutambyi, ukeneye n'ibitambo.
nuzabona hari ikibazo kitarakemuka uzomenye ko cyabuze umutambyi, cyabuze ugihagurukira, cyabuze ugihagararamo. Umutambyi ntabwo ari amagambo, ni sacrifice. Umutambyi agira ibitambo atamba kugira ngo yite umutambyi. Ntabwo uzitwa umutambyi ngo uje ku gicaniro saa 9 nta bitambo ufite. Ugomba kuhara amagara yawe nicyo gitambo n'ibyo utamba, ne ukabona kwitwa umutambyi. Ntabwo ikintu cyose kitabonye umutambyi ntabwo cyagezweho, kandi ntabwo hakeneye abantu benshi kugira ngo bahindure abantu ibintu. Hakeneye umuntu umwe wumva gusiga umugambi w'Imana, wumva na gahunda y'Imana, agahagarara mu mwanya w'Imana, agahagarara ku gicaniro cy'Imana, amasaha yagera gusabana n'Imana agahagarara muri uwo mwanya. Imana yigeze kubwira Yesaya, iramubwira ngo Yesaya we, nabuze uwo ntuma, nkeneye umuntu umwe gusa kugira ngo ntume. Yesaya aramubwira ngo ndi hano mwami, tuma, reka bani njyewe ndi hano. Ntabwo Imana ikeneye abantu benshi kugira ngo ikore, ikeneye umuntu umwe gusa uganira n'Imana, uhagarara ku gicaniro cy'Imana mu masaha y'Imana kugira ngo Imana ikore igitangaza. Abanyesirayeli ntabwo bari bakeneye abantu benshi kugira ngo bave muri Egiputa, bari bakeneye gusa umuntu umwe witwa Mose kugira ngo ahindure amateka, kugira ngo binjire muri Kanani. Ntabwo hari hakenewe abantu benshi, hari hakenewe Yoshuwa gusa kugira ngo haguruke ahindura amateka, binjire muri, bambuke Yorodani binjire muri Kanani. Ntabwo hari hakenewe abantu benshi kugira ngo Imana igaragare muri Isiraheli, igaragaza Yahabu yuko bombe na Yezebeli bataye Imana. Hari hakenewe gusa umugabo umwe witwa Eliya kugira ngo ahindure amateka. Ntabwo hakenewe abantu benshi, hakenewe kugira ngo Abamidiyani bihunge bigireyo bakubitwe. Hari hakenewe umugabo umwe gusa Gideyoni. Ntabwo hari hakenewe abantu benshi, ntabwo hari hakenewe abantu benshi ngo bahaguruke baje inama. Hakenewe wowe gusa ko wumva Imana, ugahagarara mu mwanya w'Imana, ukabiga mu gicaniro cy'Imana, ukaganira n'Imana mu mwanya w'Imana. Ibintu bigahinduka, urugo rwawe rugahinduka, itorero rugahinduka, igihugu kigahinduka, ubwoko bugahinduka. Ntabwo ubwoko bukeneye abantu benshi, ubwoko bukeneye umuntu umwe gusa wumva umugambi w'Imana, agatamba ibitambo n'ubutambyi bwiwe, akaja hariya akitanga, agakorera Imana umutima wiwe wose. Imana igahindura amateka. Imana ntabwo ikeneye abantu benshi. Uyu ni umwaka wo guhagarara ku bicaniro, uyu ni umwaka wo kuganira n'Imana, tugasana ibicaniro byose ba Yezebeli bari barasibye, tugasana ibicaniro byose byari bigize iminsi bitagendwa kugira ngo ibitambo byongere bitambwe. Reka mbabwire ikintu nasobanukiwe, urugo rwose rukeneye umutambyi. Impamvu ubona ubukene bwaheze mwanya, ntabwo byutse buhaba. Impamvu hari ibibazo mu rugo rwawe, ntabwo wigeze umutambyi, n'abana bawe ntibaba batambyi, ntihagira n'umuhagarara ngo ahagarare ngo abe umutambyi yitanga ibitambo kugira ngo ahindure amateka. Ahantu hose hakeneye umutambyi, hakeneye umuntu umwe gusa wumva systeme, wumva ibitekerezo bye bigakonekta n'ijuru, agahagarara ku gicaniro, amateka agahinduka. Nta kindi kintu byinshi, ntabwo hakeneye ngo inama nyinshi ziterana abantu bitanga. Oya, hakeneye umuntu umwe gusa umenya guhagarara mu mwanya w'Imana, agahagarara ku bicaniro, agasana amarembo y'i Yerusalemu. Ntabwo hari hakeneye intambara nyinshi kugira ngo Yerusalemu yongere yubakwe. Hari hakeneye umugabo umwe gusa nka Nehemiya kugira ngo yumve umugambi w'Imana, ahaguruke yongere azamuke, ahindura amateka. Ntabwo kugira ngo bave muri Babuloni hari hakenewe abantu benshi, hari hakenewe umugabo umwe gusa nka Daniyeli kugira ngo yumve umugambi w'Imana, asome ibitabo, akangurira abantu babwire ngo imyaka 70 irarangiye, muri abantu bazamuke basubireyo. Ntabwo hakenewe abantu benshi, hakenewe abatambyi bahagarara gusa mu mwanya w'Imana. Bibiliya yatubwiye ngo Yesu amaze kugera hariya saa 9 zigeze, Bibiliya ivuga ngo guhera saa 6 hagiye haba ibishitsi byinshi, ngo ariko saa 9 zigeze umwanya w'ibitambo ugeze n'abatambyi ugeze. Bibiliya yatubwiye ngo Yesu aravugije ijwi rirenga, aravuga ngo Eloi Eloi lama sabakitani, bisobanura ngo Mana yanje niki kundekesheje. Uyu usomye ukomeza umanuka, bavuga ibyahabaye. Bibiliya zitubwira ngo aracikana, yacikanye saa 9. Ndagira ngo ngusaba no munsi uyu mwaka uhagarare ku bicaniro kugira ngo uhindure amateka, kugira ngo uhindure amateka yiwanyu, uhindure amateka y'itorero rusengeramo, uhindure amateka y'umuryango wawe, uhindure amateka y'abakuze n'abakumva, ubigitambo kandi ubumutambyi. Igihe dukeneye ntabwo dukeneye kuvuga amagambo. Yesu yabaye igitambo kandi abumutambyi. Uzitanga, utanga inzu ufite, utanga umwanya wawe kugira ngo uhindure amateka y'ibitagenda, bizogenda yuko wabaye umutambyi kandi ugatamba n'ibitambo byawe. Imana iduha umugisha uyu mwaka w'igitangaza wo gutamba ibitambo, tugahindura amateka, tugakorera Imana ibiruta uko twayikoreye mu kindi gihe cyose. Imana iduha umugisha kandi tugirire neza. Reka mbasabire umugisha kugira ngo uyu mwaka w'ibitangaza. Urakoze Mwami Yesu yuko uyu mwaka utugiriye neza, yuko uyu mwaka ugiye guhindura amateka yacu, yuko uyu mwaka tugiye gusana ibicaniro, hagiye gukorwa imirimo ikomeye, ubwami bwawe bugiye kwaguka. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye, amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha.